Yego twongeye twagarutse kabisa ngira ngo nkubwire ngo hano ni kuri Future Empire ubu ugeze aka kanya izi saha mba mari kugira ngo turebe agace kasoje uduce tw'ingenzi twagiye turangamo ngira ngo nkubwire ngo wowe utaraduha umusanzu wowe gukanda subscribe banzu making sure ubanza urebe neza niba subscribe yawe warayikanze kabisa warayiduhaye hano kwicano yitwa Future Empire. Narakubwiye ngo tuzajya tuza tureba uduce tw'ingenzi twagiye tuba muri filime yacu inzira y'umusaraba kuri episode izajya iba yatambutse. Ndagira ngo ubwire ngo uduce tw'ingenzi rero tugiye kuba twareba mwaka kanya ni uduce twaranze episode ya 37 yabashije kuba yatambuka. Ndagira ngo nkubwire ngo twabahitiyemo uduce dutandatu twiza twabonye muri episode yatambutse ya 37. Utwo duce nitwo tugiye kubana natwo tugiye kubana kugira ngo turebe utwo duce twiza ari nako twitegura kureba episode yacu ya 38 uko igiye kuba imeze mu kanya. Tudatinze rero tugiye guhera ku gace ka mbere tureba uko byari bimeze, tureba wagwani nyine namwe murabyumva, tureba n'ukuntu biteganya kuba bizagenda imbere yaho. Mbese ako gace kagiye katwigisha iki, twagiye dukuramo iki, ese amaherezo yako bizaba ayahe imbere, dutanga ibitekerezo bw'ukuntu turi buze kumva muri episode ikurikiyeho uko bari buze kugasoza cyangwa se uko kari buze kuba kagenda. Ndi kuvuga agace tugiye kureba, ni buri gace tugiye kureba uduce twaranze iyi episode tw'ingenzi twakunzwe n'abantu benshi. Tudatinze rero ndagira ngo ngusabe wowe umusanzu wawe uraza uvuge uko wakabonye. Nitumara kureba episode ikurikiyeho ya 38 turiha amanota bitewe nk'ukuntu turi bubone byagenze nk'uko tuba twakavuzeho. Wenda twavuga ngo ndabona biri burangire uku nguku bigenze uku nguku sana kabisa. Reka tubane n'utu duce twacu tugiye kureba. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba oya oya winsiga winsigire runtu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Tudatinze rero nk'uko twabibabwiye hano dufite uduce dutandatu twagiye turanga episode yacu ya 37 imaze kuba yatambuka ku munsi w'ejo, ari nako twitegura umunsi w'uyu munsi episode kubona episode ya 38 kabisa. Agace rero twabashije kuba twabashyira ku mwanya wa gatandatu ni agace kari guhuza Papa Iribagiza, witwa nkaho ari Papa Iribagiza. Hano turabizi neza ko atari papa wewe wanyawe, uyu ni Papa Isimbe, ni Rugema. Ariko ahangaha aba ari kugerageza gufata Iribagiza nkaho ari umwana we, agerageza kumuha buri kimwe cyose, nubwo Iribagiza mu gahinda kenshi yari ari kumubaza. Hano Iribagiza yari ari kumubaza ikosa yaba yarakoze.
kubera yuko yari kumubaza ikosa yakoze nyine, kubera ko Iribagiza hano abona ko nta muntu n'umwe umukunda, abona ko yavukiye kuruha. Nibyo bintu yari ari kumubaza, ariko Rugema yagerageje gukora ibyo ashoboye byose, ahaba nk'umubyeyi agomeza amukomeza amubwira ngo tuza rwose. Hano Iribagiza atangiye kuvuga ko nta muntu n'umwe umukunda. Busa Iribagiza yaba yakeka yuko uyu muryango atari uwiwe koko. Abantu rero bari gufana ko Iribagiza yatekereza yakongera akibuka ko uyu muryango atari uwiwe, muri dutima twinshi muri comment kabisa, kuko hano tutangiye kubona ko Iribagiza atangiye kwibaza ikosa yakoze rituma ababyeyi bibe bamwanga mbene aka kageni. Hano turabibona ko uno muryango kweri ntago ujya umufata neza nkaho ari umwana wiwe, ntago umufata nka isimbi. Hano rero Iribagiza yasabye papa we ikintu gikomeye, yamubwiye ngo turabizi ko Rugema hano ngaha atapfa kubikora, ariko hano Iribagiza akimara kubaza papa we ikosa yakoze, papa we yamubwiye ko nta kosa na rimwe yigeze akora. Ariko Iribagiza nawe mu bwenge bwinshi bwiwe yahise amubwira ngo niba nta kosa nakoze nyemerera mure n'umukunzi wanjye Cyusa. Angahe Iribagiza yabashije kuba yakora akantu keza nabashije kanshimishije cyane, kuba yamubajije niba nta kosa nakoze reka mure na Cyusa, ariko papa we situzi niba ari bubimwemerere. Hano nakubwiye ngo episode yindi iba tuba dukeneye kureba. Hano se Iribagiza ko atangiye gusaba papa we iki kintu cyo guhura na Cyusa, ese muri episode yindi basi biraza kuba ngombwa ko yamwemerera bagahura? Ariko ahangaha papa we yagomeje amubwira ngo situwasiyo yose waba urimo, ikintu cyose wahura nacyo ndahari ngo ngufashe. Ahangaha rero Iribagiza yari ari gushimira papa we amubwira ngo urakoze ku bw'ayo magambo. Hano tujya tubibona mu iyi filime kabisa, basi umuntu ujya upfa guha icyizere Iribagiza ko ari Rugema nuko tubibona ntago aba ahwanye na Mukanambara ndetse na Isembe. Wenda Rugema we aba agifite akantu gato ko kumukunda, ko kumva ko bakiri kumwe, ariko nyine nawe biba ari ibintu biba bicanganye, kuko iyo aza kuba amukunda nk'umwana we koko ntago yari kumufungirana, ariko twabonye ko yamufungiranye mu rwego rwo gushyigikira umukobwa we wundi Isembe, kugira ngo bazabanze bapime inda. Ari niyo mpamvu mba nkubwira ngo turebe ahazaza imbere uko bizaba bimeze. Ese papa Isembe nyine ari papa Iribagiza Rugema azemerera Iribagiza ko azahura na Cyusa gute? Azabimwemerera ute ko twabonye ko na Isimbi yabuze koko? Ibi bintu byo bizaherera he? Niba ufite igitekerezo rero wateraho hano ngaho ku ibibazo tuba twibaza, ndagusaba kujya umanuka aho muri comment ukandikamo ukavuga ngo ngewe ndumva bizagenda uku, ngewe ndabona bizagenda uku nguko. Aka ngaka niko gace rero twari twabashyiriye ku mwanya wa 6 twumvaga dushaka kuvugaho, dushaka kuza tukaganiraho, tugatangana ibitekerezo bigiye binyuranyuranye. Tudatinze rero reka dufata akanya gato tuhite tuza tureba n'agace ka 5 paka kugeza ku gace ka mbere. Nimurambirwe kabisa turahari ku bwanyu, tujya tubarebera ubuce bwagiye buza muri episode pa episode. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigirira
Yego rero tudatinze agace ka gatanu nk'uko muri kubibona ni agace kari hagati ya Mama Cyusa ndetse na Cyusa. Aka gace niko kadushimishije ku buryo twagashyize ku mwanya wa gatanu. Aka gace ni agace byari ibyishimo byinshi kuri Cyusa kubwo kongera kubona icyuzuzo cyusa umutima we, icyuzuzo cy'umutima wiwe kabisa. Icyuzuzo cy'umutima wiwe nuko tubizi rero nta wundi ni Iribagiza. Iribagiza yanejejeje Cyusa kongera kumubona agaruka. Ibi ni ibintu yari ari kubwira mama we ko yongeye kurira amarira y'ibyishimo kongera kubona Iribagiza agarutse. Yari kumubwira ko yabibwiye mushiki we Sylvie, amubwira ko nyine n'ibyishimo byinshi mbega kuri Cyusa. Yari ari kuganiriza mama we ukuntu yongeye kubona urukundo rwiwe yakunze, rero bikaba bimuteye ibyishimo. Rero hano Cyusa yasezeranyije nyina ikintu gikomeye cyane, yamubwiye yuko amusezeranya yuko atazongera kumubona nyine ababaye, azajya ahora noneho amubona mu byishimo, kandi yamubwiye ko noneho agiye kujya ahorana apeti nyinshi cyane. Mama wiwe rero yamubwiye yuko mama we yamubwiye yuko bimunejeje cyane, yumvishe anezerewe kubwo kongera kubona umuhungu we nyine Cyusa anezerewe. Yamubwiye ko bimunejeje nko kongera gufata amazi akonje ukayanywa uvuye ku kizuba cyinshi, kunywa amazi akonje nyine ari ku kizuba. Rero hano mama Cyusa yagomeje ashimira na mama we kuba anashimira Imana kuba yarahabaye ku bwiwe. Tudatinze rero aha hantu niho filime yacu yarangiriye. Haduteye amatsiko cyane kubera yuko Cyusa yari ari mu byishimo byinshi abwira mama we ko iyo baganiriye ibyo ku murenge na sosiyale, ariko mama we hano filime yarangiye abwira Cyusa yuko amakuru yamutangariza ari uko bagomba kubihagarika. Ni ibintu bikomeye cyane. Ese mama Cyusa yaba adashaka ko Cyusa yasezerana na Iribagiza? Ese ikibazo cyaba kibirimo ni ikihe? Ni ibintu biteye amatsiko cyane kuko hano mama Cyusa byarangiye abwiye Cyusa ngo amakuru nagutangariza nuko mugomba kubihagarika. Ese ni ibiki bahagarika? Ni ibyo baganiriye na papa we bagomba kujyana mu murenge kwa sosiyale. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biteye amatsiko. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo nzajya nza kugira ngo twumve uko episode yacu izindi ikurikiyeho iza kuba imeze. Ase wowe urumva uku kuntu yarangiye, urumva biri buze kurangira ute? Nanone urumva biri buze kugenda ute? Mama Cyusa araba yanze aya magambo yaravuze ngo ibyo nagutangariza nuko mugomba kubihagarika, ni uguhagarika kujyana Iribagiza mu murenge. Se mama we yaba atamushyigikiye ku gitekerezo cye? Niyo mpamvu bamubwira ngo reka dukomeze duhanga amaso dukurikire indi episode turebe uko biza kuba birangira. Nkubwira ngo aka niko gace kacu keza cyane twari twabashe kuba twabashyira ku mwanya wa gatanu. Nanone nimujye kure tuze tureba agace ka kane, agace twashyize ku mwanya wa kane. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo.
urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe nubwo ntotezwa ngakubitwa siniheba oya 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 winsiga winsigirira umutima wanjye uragukeneye subiza amaso inyuma subiza amaso inyuma wibuke bya bihe subiza amaso inyuma. Yego rero twagarutse nanone ku gace ka kane. Agace ka kane karanze iyi filime yacu cyangwa se agace keza twabashyiriye ku mwanya wa kane kari kagize iyi filime yacu. Twabonye ko mu rukundo rwinshi Koca ndetse na Kanyana twabonye ko nuko tubizi Koca na Kanyana baba bagaragariza urukundo rwinshi iribagiza rero mu biganiro bagira cyangwa se uko baba bari kwiganirira ibintu byabo bavuga kuri iribagiza. Ibiganiro byabo byose biba biri kuri iribagiza bavuga ngo bamusengere, baba bashaka gusenga cyane kugira ngo iribagiza agomeze kubona amahoro. Rero aka gace ka kane mu rukundo rwinshi baba bafitiye iribagiza niko nakubwiye. Mu biganiro nanone baba bafite hano ngaha twabonye ko Rugema yaje agasanga bari kumwe bari kuganira. Rugema akaba yababwira amagambo akomeye, yababwiye ngo izi nama zanyu wowe na Koca maze kuzirambirwa. Ababwira ko ibi bintu bahoramo atakibikeneye, ababwira ko ubu ngubu ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ibi bintu byiwe byose aba agomba kumekinga shuwa neza icyo yaje gukora kari ugutoza, ataje mu bintu by'inama. Kandi yashinjije Kanyana ko ibi byose ari we ubikurura. Rero aka gace impamvu twagashyize ku mwanya wa kane nuko baba bari kugaragariza urukundo. Isomo twakuramo nuko nta kintu na kimwe kiba kigomba kudutangira cyangwa se ngo kiduhagarike gitume ducogora mu rukundo. Dukunda abantu, tuba tugomba gukunda abantu, nta kintu na kimwe twitayeho. Ahangaha twabonye ko baba bari kugaragariza urukundo iribagiza, baba bari kumuganiraho batekereza icyiza bamukorera. Ariko Rugema araza avuga ko ari utunama twa hato na hato, arabica arababwira ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma. Aka gace rero niko twabashyiriye ku mwanya wa kane kubera ukuntu tuba tubona ibintu biba biri bigenda neza. Tudatinze tuza turebe n'agace ka gatatu kacu kabisa paka ku ka mbere. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe nubwo ntotezwa ngakubitwa siniheba oya 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 winsiga winsigirira umutima wanjye uragukeneye
akandi gace rero kabashije kuba kaza ku mwanya wacu wa gatatu ni agace aho Fabiola mu bwoba bwinshi, mu mutitiro mwinshi, mu gahinda kenshi, yari afite ubwoba cyane. Byari ibintu bigoye kongera kuvugana na mukuru wiwe Mukanambara amubwira yuko umwana wiwe Isimbi bamubuze. Byari ibintu bigoye cyane, byamugoye, abura aho abihera, aratitira. Umva, byari ibintu bikomeye kubwira Mukanambara ko babuze Isimbi. Yamubwisobanuro, yamusobanuriye ko yari arimo gukaraba akagira ngo umwana ari mu cyumba agira ngo araryamye, ariko agomeza kumubwira ko yashakishije ahantu hose Isimbi yaramubuze. Ahanga rero Mukanambara mu mujinya mwinshi yamubwiye ngo ubwo murashaka kunesha umutwe, umwana wanjye ari he, mwamubuze gute? Byari akavuyo kenshi cyane n'umujinya mwinshi kuri Mukanambara. Mukanambara aho yari ari kumubwira ngo ndebera ibi bintu byose, umugabo wanjye aguteye inda, Isimbi umwana wanjye bamuteye inda, none ngo arabuze. Ni wongera kumbwira ibyo bintu kabisa ko mwana wanjye yabuze, ntago nabyumva. Hano Mukanambara yanze kubyumva neza. Ikindi kintu rero cyabashije kuba kimutera noneho umujinya, umva, yamubwiye yuko hari haciyemo iminsi Cyusa amukubise, ahangaha rero byahise biba ibintu by'umujinya mwinshi kuri Mukanambara. Atangiye kuvuga ukuntu yabacumbikiye bavuye muri Amerika, none bakaba batangiye kumukubitira umwana wiwe. Ibi nibyo rero byatumye akangaka tugashyira ku mwanya wa gatatu ku bw'aya magambo hagati ya Mukanambara na murumuna we Fabiola. Byari ibintu bikomeye cyane, Mukanambara yendaga kwica umuntu. Ahangaha bityo byatumye Mukanambara ahita avuga ngo mu gitondo ndibuze, mu gitondo ndaza. Ibingibi nibyo byaduteye amatsiko yo kuba twavuga ngo ese episode yacu ya 38 mu minsi itari myinshi twari tumaze tutabona Mukanambara wacu nk'uko tumuzi, ni umwakiteri uryoshya filime yacu. Ese twizere ko aka episode kagiye kuba kaza turi bwongere kubonamo Mukanambara, turi bwongere kubonamo Mukanambara performinga neza nk'uko dusanzwe tumuzi. Aya matsiko twagize kuri Mukanambara yo kongera kumubona mu yindi episode yacu, ni nayo mpamvu yatumye tugashyira ku mwanya wacu wa gatatu. Tudatinze rero no ku mwanya wacu wa kabiri, nuko turi kubibona, turi kuhabona Franka ndetse na Rugema. Ahangaha rero Frank nk'uko tumuzi, Frank kabaye rero. Ibi bintu ni ibintu byashimisha abantu benshi, kandi uretse ko nta muntu ugira abanzi gusa, hari n'abagira abakunzi. Ariko ahangaha twabonye ko Frank mu gahinda kenshi, mu mubabaro, yabwiye Rugema yuko amaze iminsi arota inzozi mbi. Izo nzozi mbi rero yarotaga ni inzozi yambaye iroza. Hano kuvuga ngo umuntu yambaye iroza ni ukuba yageze muri mabuso, muri gereza, yafunzwe. Yagomeje amubwira ko yarose kandi nawe aza amusangamo. Ni ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo nkubaze ngo wowe Rugema na Franka bafunzwe byagushimisha, wowe wabyumva ute, wabyakira ute nkawe muntu uba umaze igihe ukurikira inzira y'umusaraba, uzi ibyo bakoreye iribagiza, uzi ubugome baba bafite, uzi imigambi baba bafite, wowe ubona ibi bintu byagushimisha baramutse bagiye muri gereza? Kandi hano yagomeje amubwira ko yagomeje kurota abona iribagiza ari kubaseka, asa nk'umuntu ubyishimiye. Kandi yagomeje amubwira yuko inzozi mbi ziwe yari ari kurota zari zigiye gutuma akora impanuka. Aha hantu rero isomo twakuyemo ni hahandi yuko
ni cya gihe bavuga ko ni amahoro y'umunyabyaha, ni amahoro y'umunyabyaha kabisa kabisa kabisa. Hano yagomeje anamubwira ko nijoro atajya asinzira, ari niyo mpamvu ni kukubwira ngo ni amahoro y'umunyabyaha, kuko aba ni abanyabyaha none batangiye kwikekakeka bivugavuga bavuga ibintu biteye ubwoba cyane. Ahangaha rero Frank mu gahinda kenshi yagomeje anavuga yuko ibi bintu babifata nk'ibintu byoroshye kandi ari ibintu bikomeye kuva bandi babafatiraho icyuma, niko yari ari kuvuga. Ubwo yavugaga Emile na Kamarade, kuva babafatiraho icyuma rero umva byamuteye ubwoba. Ibi ngibi nibyo byatumye tugashyira ku mwanya wacu wa kabiri, kuko nta gace hano kadushimishije kumva ibi bigambanyi cyangwa se aba ba Frank bagizi ba nabi batangiye kwiyumvamo ubwoba, nk'uko twabivuze ko ni amahoro y'umunyabyaha. Ibi kuvuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha rero niko kantu kahise kama motivation yo kuba numva nagashyira ku mwanya wa kabiri, no ku mwanya wa mbere kari kuza ariko twagashyize ahangaha. Rero tudatinze aka gace kuko byavuzwemo ibintu byinshi, mva byari byinshi cyane. Tudatinze rero no ku mwanya wacu wakangaye number one kabisa, reka dufate akanya gato twiyumvira indirimbo yacu dukunda turi benshi. Aka karirimbo niba nawe utagakunda ndagusaba kugakunda ukagafata ukakumva kabisa. Umuntu yajya akubwira ngo filime wakunze niye Inzira y'umusaraba, wavanyemo iki? Akaririmbo keza cyane ku buryo nawe nyine wagafata keza. Umva aka karimbo nge ndagakunda cyane, nk'uko mubizi nkunda kugakoresha ahantu henshi. Reka rero tukumve tugaruka tureba umwanya wacu wa mbere. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba oya 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 winsigirira umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Tudatinze cyane, hano ku mwanya wacu wa mbere turahabona gurupe y'abantu batatu, Iribagiza, Kanyana ndetse na koca wabo. Nyuma y'uko kiriya kiganiro gisoje, papa Iribagiza, papa wa Bayisi, papa wa Kanyana ariwe Rugema, aba ari kubwira Frank yuko uyu mwana Iribagiza yamufashe kera akiri muto, rero ibyo kumwica reka ntibyavamo. Kuko kiriya kiganiro nitucyumva neza cyangwa se twaranakibonye twaracyumvishije abakunzi b'umusaraba, twumvishe yuko Frank azana igitekerezo cyo kuba bakica Iribagiza, ariko Rugema akabyanga akavuga ngo uriya mwana namureze kuva ari muto, rero ntabwo namwica. Rero aka gace kandi ikintu nshaka ko tuganiraho, ikintu dushaka ko tuvugaho hano
koca agomeje kubaza Iribagiza ni gute Rugema na Iribagiza bakwibyariye. Hano koca agomeje kubaza Iribagiza ikibazo kigira uti ngo aba ni ababyeyi bawe, ariko Iribagiza kuva yakura, kuva yamenya ubwenge, niyo magambo yasubije koca, yamubwiye ko ari bo babyeyi be yakuze abona isimbi baronse ibere rimwe, yakuze ari babona gusa. Ariko hano Iribagiza yagomeje yibaza ngo ni gute ababyeyi banjye banyibyariye bamfata nabi, ese bambyaye kubw'impanuka cyangwa bambyaye nyine batanshaka. Ariko koca ntago ari kubyemera, ntago yumva ukuntu abantu bamubyaye cyangwa se umuntu ashobora kukubyara akagukorera ubugome nk'ubwo agukorera, bagagukorera nyine ubugome nk'ubwo bagukorera. Ariko hano Kanyana rero nawe yunze mu rya koca, agomeza ashimangira yuko nawe ahamya ko bari ababyeyi bashobora kuba atari bo babyaye Iribagiza. Ni ibintu bikomeye cyane. Iki kibazo kiba kibazwa na koca ndetse cyatumye na Kanyana akibaza, kandi twabonye ko no kwa Cyusa bakibaza. Ahangaha rero na Iribagiza agombe ubuse navuga gute, abonekedwe, ahishurirwe, yumve ko uyu muryango nyine atari we, abimenye. Sinzi ukuntu nabivuga, umva ibintu nanjye mba numva mbyifuza ko Iribagiza yahishurirwa, nyine yabimenya, akamenya icyo gukora, akareba icyo gukora, akabimenya hakiri kare. Ibi nibyo rero byatumye aka gace tugashyira ku mwanya wacu wa mbere. Abantu bifuza ko Iribagiza yamenya ko uyu muryango atari uwiwe kabisa, mu dutima twinshi muri komenti twikomereza na filime yacu, mbabwira ngo nimucike intege yo kureba episode yacu ya 38 kuri Big Family TV, niho ziba ziri guca kabisa, mukahita muza hano kuri Future Empire tukareba ku busesenguzi bwa filime yacu uko iba yagiye igenda. Murakoze rero kuba mugejeje uyu mwanya mukidukurikira hano kuri Future Empire, ngira ngo mubwire ngo niduhweme kureba n'akandi gace, tuza tureba n'ubusesenguzi tuba twagiye dukoraho, twandika muri komenti tuvuga ngo turifuza ko byagenda uko, turifuza ko mwakongeramo iki, mwagabanya iki, kandi turabona abakinnyi bacu bari kwitwara neza uko, ubundi Imana ikaduhana umugisha. Murakoze cyane.